Dukuzumuremyi Church iwacu mu rusengero, ahantu ugera amarira, ibyago, agahinda bikagenda. Aha niho hantu honyine wakura umunezero. Uyu munsi rero manza ukore subscribe nimba utarayikora. Uyu munsi rero hari ingingo zirengera abantu batarakizwa nyinshi cyane, ariko reka dusome ijambo ry'Imana. Kuba utarakizwa ntibivuze ko ubuzima bwawe butazagenda neza, oya. Kuba utarakizwa ntibivuze ko utazatunga imodoka, utazatunga amafaranga, ariko hari n'inyungu zo gukizwa. Izo nyungu zo gukizwa nazo ukwiye kuzimenya kugira ngo ubuzima bwawe noneho bube strong, bube ubuzima butanyeganyega, bube stable life. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi ya 3. Ni ingingo ikurengera. Harimo ijambo rivuga ngo Uwiteka erega abanzi banjye baragwiriye. Vuga ngo ubuzima umuntu abayemo bwa buri munsi, uko umuntu agenda, uko umuntu yicaye, ahora afite abanzi. Abanzi rero si abantu gusa, oya. Buriya ubukene bushobora kuba umwanzi, inzara ishobora kuba umwanzi, jobless, kutagira akazi, nabyo bishobora gutuma bukubera abanzi bawe, uburwayi. Noneho uyu muntu aravuga ngo Uwiteka abanzi banjye baragwiriye, ngo abagome ni benshi ku buzima bwanjye. Ngo benshi baravuga bati, wumvishe ibintu abantu benshi bavuga ku buzima bwawe, ngo nta gakiza afite ku Mana. None ku murongo wa 4 haravuga ngo ariko Uwiteka uri ingabo inkingira. Dore icyo nshaka rero ni ukukubwira ngo nubwo uri umunyabyaha, Yesu aracyagukunda. Nubwo ubuzima upfundikanya, stili Yesu aracyagukunda. Nubwo ubona hari byanze guhinduka, Yesu aracyagukunda. Vuga ngo Yesu arankunda, vuga ngo Yesu arankunda. Rero gukizwa ni ibintu byoroshye, ntabwo dupanika twebwe hano mu rusengero iwacu, ntabwo tugora ibintu, oya. Twihana gake nk'agasirimu, kuko twebwe turi abasirimu. Turavuga ngo Mwami Yesu, twakoze ibyaha, tubabarire, ibyo birahagije. Uvuge ngo ndashaka imbabazi zawe, ndashaka kwakira Yesu ambera umwami n'umukiza wanjye, leta aguha imbabazi. Nurangiza ufate icyemezo cyo kureka ibyaha, nurangiza utangire ukizwe. Ndakubwiza ukuri ko uzabona impinduka ku buzima bwawe, uzabona ibintu Yesu azakora birenze ibyo watekerezaga. Amateka y'ubuzima bwawe azahinduka. Noneho igitangaje muri ibyo ni uko nyuma yo kurira, nyuma yo kunezerwa hano mu isi, urabizi ko umuntu agira imyaka ava ku isi ntabwo ushobora gutura n'umusozi. Nyuma yabwo uzabona ubugingo. Rero akira ubugingo bw'Imana n'imbabazi z'Imana. Murakoze.